Abakunzi bashimirwa TV imena meze mute abari majyaruguru rusarazuba uburenge bwaryo n'amajyepfo n'amajyaruguru reka nizere ko mu nagerwa n'ibiganiro bagezaho umunsi ku munsi isaha ku isaha twabyutse kamera twavuga bikemera twagenda kwemera biba ari ibintu byiza kandi biba ari ibintu bigenzi nkuko mubizi dukora ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye ni ngombwa ngo tuzaje tunyura mu mande enye z'isi kugira ngo ibintu bigende neza ngira ngo mubana ko mu majwi n'amashusho dufite umukozi w'Imana ameze neza cyane ameze neza reka atangiye yibwira abadukurikira tuguhaye ikaze murakoze cyane nitwa Evangeliste Alexis mu Rwanashyaka umukozi w'Imana ubarurwa mu itorero rya ADPR Muhima yego tuguhaye ikaze mu majwi n'amashusho yacu murakoze cyane mu mwanya Mana yanjye twari tugukumbuye murakoze kabisa nanjye nari mbakumbuye kumpa ikaze kuri ica none sawa rwose twagiye twakira comment nyinshi cyane pe tuvuga ati Mana yo mu gihugu cyo mwijija dufashe duhure nawe utuganirire tukubaze mbega buri kimwe cyose gikenewe kuko baratugusabye yego nawe none Imana harya twavuga ngo yamutugabije tuguhaye ikaze rero ubwo ngubwo watangira ubwira abadukurikiye kubabwira ati pasiteri asengera ahangaha n'aha yakiriye agakiza igihe n'iki ngiki mbega nyine watangira ubwira abadukurikiye neza cyane murakoze cyane nkuko nari nabivuze haruguru nitwa Alexis mu Rwanashyaka mbarurirwa mu itorero rya ADPR Muhima Yesu yampaye agakiza 2003 icyo gihe muri 99 nari umujura nkine imikino irenga 15 harimo kuranguza mu mangazini atarayange harimo gukodesha amazi atarayange harimo gutanga akazi ntako ngira gusuresha abaturage ntakorana na leta harimo no kunywa urumogi ariko mpuye na Yesu 2003 ancomokora mu bujura acomeka mu Mana agucomokora mu bujura agucomeka mu Mana yego yebaga data we hanyuma rero ndabona umeze neza rwose uratoshya Imana nta kintu itakoze ndashima umwami w'abantu yego ubusenda nk'abantu bagukunda cyane bagukundira kuko wakoze ibyo ngibyo cyangwa bagukundira yuko ibyo byose bivuyemo ukayoboka inzira y'agakizo icyo abantu bankundira yuko Yesu yambabariye akankura mu bujura n'urumogi akampindura icyaremwe gishya muri ibyo ngibyo wabikoraga watangiye nko gukora ubujura ufite nk'imyaka ingahe nari mfite imyaka 19 urumva warakiri umwana burya iyo umuntu atari yafata imyaka afite ngayigabanyemo kabiri ku buryo igice kimwe cyafatiranga muntu n'ikingo gifatiranga muntu ibyo byo biragaragara ko uwo muntu aba akiri umwana cyane kandi ubwo ngubwo arabikoraga rwose ibintu bikagenda neza mu gihe wibaga cyangwa nyine ukodesha inzu udafite utanga akazi mu gihe utakagomba ugatanga wari ufite itsinda mukorana cyangwa wakoraga wenyine icyo gihe nari nyoboye amabandi 73 harimo umugenzuzi ushinzwe discipline secretary ufite masters muri lisansi amabandi 73 uzi ko ari ikipe ya Rayon harimo n'abasimbura twari babi ariko duhuye na Yesu ubwo se mwese niko mwakijwe cyangwa harimo bagiye amaje gukizwamo babiri abandi nka 15 barabarashe barapfa abandi baracyariyo sore no kwihangana barapfuye neza byararangiye barapfuye bararimbuka ariko ubwo nyine bapfuye warakijijwe cyangwa barashe narakijijwe warakijijwe se pasiteri wakoze amakosa kuko ntago ari gusura inyuma akababwiriza kugira ngo barinde bapfa n'ubundi mu muhamagaro wanjye ntago ari ukubwiriza mu rusengero gusa no hanze ndabwiriza nagiye mbabwiriza bakinangira ari no nabwirije amubita inke ebyiri duhuriye Nyabugogo muri gare icyambabaje haciyemo nk'ibyumweru 2 murasira kwa Mutangana
yawe Soledis. njyewe ndabwiriza mba nshaka kugenda hirya no hino mvuga ubutumwa bwiza kugira abantu bakizwe, kugira ngo abantu bakizwe. yego Yagukubise ise ebyiri arambwira ngo ntukajye uza kumperezaho, ngo yewe wabonye amafaranga ureka ubujura, ngo ntukajye uza kundengwaho. yewe we amubita inshyi ebyiri antuka ibitutsi nka 20, ariko mbwira Imana ndagushimiye ko nsigaye nkubitwa ndimo kuvuga ubutumwa bwiza, ntabwo ni ikibi nuko nikubitwa n'ibyo umuntu. inshyi ebyiri. Pastor, ubwo ngubwo wewe ntago wagize umujinya nka byane ujye wapagane ngo ushake kumwishyura nyine ngo wumve wakihorera? Mbo ntago nagize umujinya n'uburakari, ahubwo byaranshimishije kubera ko ndimo gukubitwa ndimo gukorera Uwiteka. Nka Yesu giye bwa bundi bamubambaga kandi arimo kudukiza twebwe. Cyangwa se nkuko Stefano bamuteye amabuye ahita abasabira arababwira ngo mwami ubabare ko batazi icyo bakora. Ni umudiyakoni wa mbere wari umukiranutsi. Yego. Ubwo ngubwo nyine nawe warabirebye buri kuntu wabigenza wicwa n'agahinda, uravuga ati umusoro wanjye ndawutanze ko ukuba nkoze iki gikorwa nkagikubitirwamo, hari n'ikintu mu ijuru banditse, hari n'igihembo wankizeho, nyine hari itafari bakuye ku byo nakoze bubaka inzu yanjye iri mu ijuru. Ni ibintu byiza kandi ni ibintu byo kwihangana no kwihanganirana, kuba abo uwo mwasangiye akabisi n'agahihe igihe wowe bivuyemo ukajya kumubwiriza bikanga, byamara kwanga nyine ukihangana. Yego, muri ubwo bupagani bw'indengakamere, umunsi ntazibagirwa ni umunsi nigize kwiba gufata umuntu mutuburira 3.5 miliyoni. Nabaye n'umutubuzi. Hanyuma amajije kuyamutwara, haciyemo nk'ibyumweru 2 mfatirwa kwa muganga mu Gatsata aho nakiniraga biyare, shiduka CID 2. Icyo gihe habagaho umutwe wa CID ubu wasimbuwe na RIB. Shiduka CID 2 zateruriye hano inyuma, ari ukuntu bateruraga inyuma ipantaro igenduka ikabutura. Baramanukana kuri ADPR rubono ngeze ku kiraro cyubatswe n'abasirikari, barakwega cyane bakweze ipantaro ihita icika, bajya kumfunga nambaye akabutura ko nyine kibere nafunze na karuvati. Icyo gihe nibaga nambaye ikote na karuvati. Ikote na karuvati. Mfite na jenduka ya ministry. Barantambikana ngo ngere mu office nsanga arimo akingubita amaso itabwira komanda tuniwe wanyibye. Icyo gihe bankubise inkoni zo mu birenge ndirahira nti papa na mama nabarokore, bati ibyikirokore nibiba hano barahondagura nti nize secondaire kuri Apekitumba, bati kwiga niba hano saa 9 z'amanywa barapakira abantu hara igikondo munsi ya Merezi, bamfunga amezi 9, mfite ibiro 93, nsohoka mfite 31. Gereza uwo munsi nasohotse mfite 31, nciye isheni, guca isheni no gufungura. Nibwo nageze ku Kimisagara kuri Gitoro Gaze, nsanga umuntu arimo aracunanga radio Sonoteke mpita nyimwiba irimo no kuvuga. Uwo munsi navuye muri tele. Ako kanya. Ndindushyi. Icyo gihe urumogi rwe rwaramenye nibera izunga, nco mu rumogi rwitwijisho sangirene umutwe n'injaga. Nduroringa nkarutsepfuza. Narushoreza. Namara kurumeneka nkahita ngenda gake kugira ngo ntatoneka isi. Ariko mpuye na Yesu aranshakira. Umwami w'abantu umutwaro utwara abatware umushumba mwiza wagira ntazimiza. Wagendaga gake udashaka gutoneka isi. Ibita kunoneka maniga yanjye. Yewe ngendo bateka kudatoneka isi maniga yanjye. Ariko mpuye na Yesu aranduhura. Mu rwandiko rwa 2 Paul andike Abakorinto igice cya 5:17 yarabandikira babwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye cyari mu igishya. Ngo ibya kera bikabirashize. No mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero igice cya 3:9 Bibiliya iravuze ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza ko ritinza, ngo ahubwo twihanganira idashaka ko n'umwe wapfa arimbutse ngo gushaka ko bose bihana. Naho Yesu yagiye antoragura. Baba data we, wajyaga kwiba wambaye karuvati ufite n'ikote ufite na jenda. Tukavugana nandika muri agenda ukagira ngo ni gahunda yindi mfite no ndashaka kukubara kugira ngo nkutere. Kugutera no kukwiba maniga yanjye. Ufite amabandi 70 mu mujyi wa Kigali. 73. Ufite umubabaro wa mari. Yego. Mfite ushinzwe discipline. Secretary ufite masters mubitse muri lisansi. Yarayifite. Twese twarize. Mwese mwarize. Ariko duhuye na Yesu aratubabarira. Ibintu bigenda neza cyane. Tukomeze.
muri ubwo bupagani bw'indengakamere umunsi nazibagirwa ni umunsi nafatiwe munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo mu Gatsata. Nahageze saa 12 za nimugoroba nsanga abana barimo gukina umupira batuma biswi kuri butike. Mitamba tericyo bitarampingi bitaninaga mu nzu. Mbunda mu rugi ntegereje ko umugabo n'umugore bava mu kazi ngo nibakingura icyumba cyabo bagiye muri dushe biterinaga munsi y'igitanda cyabo. Nza kubiba nijoro basinziriye. Baraza bakingura icyumba cyabo bariyambura bajya muri dushe. Bakigera muri dushe nari nageze munsi y'igitanda cyabo. Wewe chembo urajyamo? Yego. Hanyuma bavuye gukaraba sinzi ikintu bapfuye umugabo n'umugore baba bararwanya. Bahana amakofe ndabategereza bariyunga. Biyunze bararwanye. Biyunze cyangwa barwanye bwaho ni nyine by'umugore n'umugabo. Bararwanye bahana amakofe bariyunga biyunze ndatwika ndaseka. Ngo nseke ubwo mvuze kwiyunga ni kwaje kapura. Kuko umugabo n'umugore iyo biyunze ngo ni mu Imana urakora. Ngo nurike nseke atatizwa kingiranye mipusi. Ngo acekinge abona atumuntu yageze mu mada. Bavugije ifirimbi bagutaguta igipangu. Bankubitiyemo inkoni ndahuma. Kajya numva abantu bavuga sizo. Basa yangane nsubire inyuma gatoya. Bararwanye bamaje kurwana bariyunga bamaje kwiyunga mu mucangerwa nuko turi abanyarwanda batera akabariro. Bamaje gutera akabariro wumva kwaje kwa Purani uraseka. Numva umuniho. Numvise umuniho ndaturika ndaseka. Umuntu w'umugore cyangwa w'umugabo? N'umugore mu. Ziko narabyibagiwe. Uramaje guseka ati baravuga ati rwakomeye. Baba data we. Bankubitiyemo inkoni. Ndashimira Yesu ko inkoni nakubiswe mu bujura zitangije. Baba data we. Twagiye. Muri ubwo burushyi bw'indengakamere umunsi nazibagirwa n'umunsi nanywera urumogi ndarucoma runjyana amaswinye njya hanguva. Ndacomoka gucomoka no kugenda. Icyo bita gutigita. Ndagenda ngeze mu Gatsata muri muvuduko nsanga igipangu cyiza bagishyizeho imbwa ebyiri. Zikirinda urumogi rutarunyongoza rurambwira ngo ni ihene ngo ni inzimwe nzijyane muri Aporoviya. Ndabanza ndapiyora gupiyora nuko reba abaturage bari. Umva dayimona aranyongorera ambwira abaturage bose barapfuye. Ninjye muzima uhari. Reka. Ndamboka gake mu gice cy'iminwe cyane nzijyane muri Aporoviya imyiramuka rinciyemo kabiri. Ndebye nsanga n'imbwa urumogi rwanyongoje rurambwira ngo ni ihene. Byako kanya. Byako kanya. Omana warakoze kunyeza pe. Baca umugani ngo wumva atari yabona ariko wowe warumvishije umaje kumva ukora ikosi Imana igucisha mu ikosi. Ibi ngibi nicyo gihe kugira ngo buri munyarwanda wese n'umunyarwandakazi yumve icyo gukora, yumva ahantu hari Imana ibintu bigende neza cyane. Pastor dusubiye inyuma gatoya, ibyo byose wabikoraga muri iyo myaka watangiye gukora 19. Ibyo byose watangiye kubikora wabikoze uri ingaragu cyangwa wabikoze utari ingaragu muri icyo gihe cyawe? Nukuvuga ngo ubujura namazemo imyaka 3 n'amezi. Ariko mu mwaka umwe nari ingaragu. Icyakora nyuma umugore aranyifunga afite imyaka 40, afite imyaka 19. Agukurikiyeho amafaranga ubwiza. Yarankurikiyeho amafaranga. Wari ufite amafaranga menshi. Kuko yarazi ko ndi n'igisambo. Mu myaka 19 natunzemo miliyoni 44. 44? Kandi ayo mafaranga yose nta kintu yamariraga. Natungagamo inzu nakiundi muntu bakayiteza cyamunara. Naba mfitemo imodoka nakibo umuntu bakayiteza cyamunara mfunze. Nta kintu na kimwe cyo mu bujura nigize ndamura. Kandi nanjye kuva nakizwa bamaje kunyiba inshuro 19. Bibiliya iravuga ngo uko wagenje ni kuzagenzwa. Pastor dusubiye inyuma gatoya, muri izo miliyoni zose zijyamo 40 umaje kumbwira ahangaha hepfo. Ayo mafaranga wayabikaga hehe? Nayashyiraga kuri konti. Kuri konti? Leta nigukurikirana ivuga ati aya mafaranga urimo kubika tuzi neza ko nta kazi winjiza ukayabika kuri konti? Yego. Nabikaga kuri konti 43 ntabwo nazibikaga kuri konti zose. Nabikagaho makeya ariko bikorwa. Ukajya ushyira mu bikorwa. Ariko disi we yakabyara yagaheka Imana yagukuye habi no kuri kw'Imana yo mu ijuru.
ngaye nguko rero turi kumwe na pasiteri Uwimana yakoreye ibintu byiza imuvana ku rwego rumwe imugeza ku rundi. Pastor, iyo myaka yose urafungwa, wasanze wa mugore atararongowe n'abandi cyangwa waraje usanga yaragutegereje? Nasanze yararongowe n'abandi kuko nawe yari ikirara. Nawe yari ikirara. Urumva yandushaga n'imyaka 21. Imyaka 21. Uno yankubitaga. Yari afite sentire 3 zo kwa Karirosi, akina Shodokani, yarakoze na Jandomari ku Habyarimana. Yaranigaga bye. Ubwo uraza kumbaza icyo yankubitiraga. Cyane rwose kabyara uhuyinguye. Mama Batamuriza, yitwa Mama Batamuriza. Yankubitiraga ibintu bitatu ariko mvuga bibiri, icya gatatu nkakigira ubwira. Twacyumvishije rwose. Yandihiraga ari kumashaka kwambuka ngiye hakurya Katari. Ngasanga passport yanjye raborose ebyiri, ingume 3 nkabanda ziriye. Kuko iriya passport yo kwambuka bisaba kuba iteho kashe neza. Iyo nibeshaga ingume nya n'umutwe narabiryaga. Urumva haburaga kashe ye. Habura na kashi y'umukuru ushinzwe kubajyana n'ubundi. Kandi ubwo ngubwo nguwo n'ubundi bajyaga bakorana. Ingume ebyiri ukabura ziri. Abanda ziriya kandi yigize kuntera tucya ashaka kunkuramo amaso. Mba ndamukwebye. Ndashimira Imana ko atayakuyemo aya maso. Yashaka kuyakuramo. Ibindi bibiri yamporaga. Yashaka komesa nkatera ni ko nta saa 11. Nazirenza hisahimo. Akanshakisha namfatiye. Agaterura akakubita hasi. Ntabirariye. Ndashimira Yesu ko ndashimira Yesu ko Mama Batamuriza atanyishe. Umwubu ngubu warakijijwe, umaje gukizwa, ibintu bigenda neza, ufite amafaranga yawe, nyene urabwiriza ubutumwa, ibintu bikagenda neza, uravuga ibihamye rwose abantu bakagenda neza, ugakizwa ibintu ukagenda neza. Kuva umaje gukirizwa ugeze hanga muri uyu mwaka wa 2025, mwari mwabonana cyangwa yari yaguhamagara cyangwa mwe mwumvikana? Nyuma yagiye ampamagara ariko ngeze aho ngaho banyiba telefone mbora nimero ye. Nawe ntagaheruka kumpamagara, urumva ni kera. Ariko nyine nkawe umuntu bizi neza aracyari mu Rwanda, nyine murabonana. Warabwirijwe, waravuga ati reka mfata icyemezo, byagenze gute? Urimo kwihuta kandi ndashaka kuguhamya burambuye. Nuvuga ngo mbere yuko nkizwa, umunsi nyirizina ntazibagirwa n'umunsi nibyo umukecuru ku Gaseke Byumba mu isoko mwiba 16 yashyize muri Mugondo ya 4. Mugondo ya 4? Abakecuru mu cyaro kuno yambara igikabutura akagishyiraho ingutiya nkenye inyuma. Narayamuteye ndayamwiba. Utubwo yamwibye gute? Icyo gihe ndi kumwe n'umujura witwaga Yezu, baramurashe ntaga kibaho. Ni police yamwise Yezu. Yajyaga araramutse igitanda cy'umugore n'umugabo, bamara gusinzira akagenda agaterura umugabo akarambika hasi, agaterura n'umugore akarambika hasi, akazinga matera akayitwara. Nta miti afite se? Yari afite imiti. Police iza kumwita Yezu. Icyo gihe ndi kumwe nawe ku Gaseke Byumba, umukecuru agurisha 15 ihene ebyiri mu 16. Aca inyuma y'isoko, azamuna ingutiya 3 yari yambaye ashyira muri Mugondo ya 4. Amureba? Mureba. Agaruka mu isoko mutera dedu icyo bitirenga ndayamwiba. Utubwo yamwibye gute? Nabwiye umujura nabwira ni wowe mumpamagarire umumbwira uti shanga ntakwitaba, umumbwira uti ndeba nanjye nkurebe. Ndeba nanjye nkurebe. Ibyo ndibukore ndabizi. Abarampamagara ati shanga, umukecuru ati karame mwana wa, ati ndeba nanjye nkurebe. Ndeba nanjye nkurebe. Nanjye nca bugufi, nterura ingutiya 3 yari yambaye, ndazizamura, nzigejeje mu ivi rye, nzitegesha iryanjye, muteza irenga 16 ndayazana, zangutiye ndaze kurezisubirayo. Nta muntu n'umwe wigize atubona. Waciye munsi y'amaguru umucamo inyuma cyangwa waciye imbere? Uwo mujura twibanaga yaramuhamagaye amwe ati shanga ndeba nanjye nkurebe. Ati ndeba nanjye nkurebe. Amukora ku gahanga. Umukecuru ati sende kureba he mwana wa. Nanjye nca bugufi Laurente zamura ingutiya 3 yari yambaye, mutera dedu wa muri Mugondo ya 4. 16 ndayazana, zangutiye ndaze kurezisubirayo. Njyewe iyo nkubwira ngo nari igisambo ntabwo nari ingegera, nari igisambo ruharwa. Ngeze ku rwego nyura muri quartier induru zikavuga.
bati arabwenge batabyumva bati imvura yaguye bagahana sinye imvura yaguye kandi izuba ririmo kuva ko mpuye n'uyu mugabo witwa Yesu arankiza umutwaro twara abatware yakabyara yaguye kayakugira ibintu uragira ntazimize aha ndumva nakubwira uko Yesu yamfashe yego Yesu yamfatiye mu giterane ya ADPR muri Mari yakoze cyo kurwanya ibiyobyabwenge 3 z'ukwa 3 2023 mva mu rugo iwanje mu Gatsata nje gusoresha abaturage nje no gucanga ikibiri tukikorosi kandi Yesu wakabonye 2048 naragacanze nateye n'igishimbi cyo bita kubukisha inka amaboye we ntiwashona wowe ntiwabimenya muzajya mutwihangana hazamo n'akagaterime ka kera we nta kibazo narigenge nditafu ndamanika ishumi yanjye hanyuma ngeze muri Dobanda aho nibiraga nsanga igiterane cyateguwe na ADPR Muhima kirahari ntangira gukata umuziki urumogi rwamenye amaso numva Daimon aranyongora arambwira ngo mwana Jamen niwi ngo nahariya ngo mu giteramo ngo urakura yo kurya mba nikwajeje muri korali Sayuni yo mu cyahafi mba nteye dedu umugabo ikofi yari afite mba nyimwibye 60 mba ndayimwibye yarimo 61 barakomeza barahimbaza manikwaje muri korali duza umutima mba nteye dedu wa umudamu mba mwibye telefone cyashya yaraguze umwuka wera ranzitira sinagenda umwuka wera ranzitira sinagenda hanyuma sinzi ukuntu bakiriye umwigisha asoma ijambo ry'Imana arekura ubuhamya avuga ukuntu yibishaga imbunda afunga kace ijwi rirambwira ngo mutega amatwi yarekuye ubuhamya icyokere kirandenga agiye gusoza abaravuze ngo muri iki giterane nta muntu waba uri mukeneye kwakira agakiza ako kanya urimo utari wagenda mfite ikofi mfite na telefone ufite ikofi ufite na telefone wibye kandi wibiye aho ngaho wibiye muri icyo giterane mba nteye ikiganza hejuru nti ndashaka kwihana abaririmbyi batari hano we ati nimucungana n'ibyuma na mikrofone bose bari bakuze bati ntabwo yakizwa nanjye ntera karuru ntakizwa n'ikimenyimenyi nimfite ikofi yuriya mugabo umugabo ngo arebe ati yari yayitwaye ati n'igipesi yagiturikije mba ndayimushubije kandi n'uriya mubyeyi ntiyakire telefone ye nayitwaye ngo arebe nk'ishakoshe ati n'agasakame yagafunguye ajya kurwanya abaririmbyi ngo nagiye muri korali barebaye aho niho ndabisubije ndihana nihana kwibishikaramu gutanga akazi ntako ngira gusoresha abaturage ntakorana na leta umukino witwa iz'ubwenge garuka usubire kuranguza mu magazine atarayange kunkura umagi no kurucuruza gucanga ikibiriti umuzungu narara gutera igishimbi cyo bita kubukisha inka ndihana ngiye kumva numva ku bitugu byanjye havuye ikintu kingana nka toni nka kimwe cyavuye ku bitugu bya mukristo haleluya icyo gihe n'uyu munsi ndi umugenzwa mu gihugu cyo mu ijuru haleluya ndumva nasoza mpumuriza abantu bafite batarakizwa ngo nimukomere yahamagaye ruharwa regisira cyakomeje akazi ndumva nasoza mbwira abagabo bafite imiryango idakijijwe ngo nimuhumure yafashe ruharwa regisi ikamuhindura icyaremwe gishya iracyakomeje akazi Imana ibampere umugisha ndumva twasoza dusenga mwami wacu Yesu tugushimiye ko imbabazi zawe zakuzanye mu isi kugira ngo n'ubugingo kugira tubone ubugingo rakoze kuza izina ryawe nirihabwa icyubahiro tugushimiye kandi ko abo banyabwenge bagiye gukurikirana ubutumwa bwiza hari icyo uzakora mu mitima yabo ugasubiza ibyifuzo bafite urakoze turagushimiye kandi abarwayi bakize ababuze ko bagenza bacira kanzu kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro urakoze turagushimiye amahoro yawe n'umugisha utanga bikomeze kuba mu mitima yacu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amen seri ya kabiri tuzabaha ubundi buhamya